kenshi twifuje umunezero n'ibyemera, twifuje ibyishimo byuzuye n'ibyemera, ni kenshi twifuje umunezero n'ibyemera, twifuje ibyishimo byuzuye n'ibyemera, twashakiye mu mafaranga biranga, dushakira mu mashuri twize biranga, hari n'abageze mu miryango biranga, tukugezeho Yesu tubona biremeye, urabahamya yuko ari wowe ubigenga byose mwami Yesu. Ndashishikariza cyane abantu bafite ibyo batanga ubutumwa bwiza, amakorari, abaririmbyi ku giti cyabo, bikwicarana ibyo bintu, nibahaguruka ahubwo baze begera aba producer babakorera indirimbo, babishyire kuri kamera, abantu bumva ubwo butumwa bwiza bigere kure. Turabashishikariza rero kuza mu ma studio, natwe twatangiye bigoranye tutabizi, tutazi ibyo ari byo, ariko byageze aho ngaho birasobanuka. Imana iguhe umugisha rero. Dusora album ya gatatu ya kane, bankoresheje interview abanyamakuru, namushimiye adahari. Namushimiye adahari byari binshyushye n'icyo gihe kubera uko nari nabonye yitanze cyane kuri album yacu ya kane. Mushimira, sinzi wenda niba ako kantu barakabonye kace kuri YouTube, ariko mushimiye noneho turebana turi kumwe kuri kamera. Noneho hari abantu bafite nk'amatsiko, ubundi y'umuntu yinjiye muri studio bigenda bite? Leopold wabakiramo ate? Mwinjiyemo mukagera hano gukumva niwe mukorana cyane, abakira gute? Nihe discipline yo kuva mwinjiye muri studio kugeza indirimbo zirangiye? Muraza mugahagarara mukahita mukubita aho ngaho, harako mwize gusogonyeza abantu ho gatoya yuko hari aho abagiraho n'inama, ntimuze ngo mushyireho ibyanyu gusa. Ubundi bigendaho gute? Tugiraho gatoya nk'akagenda kurya bakira muri studio mwagezemo. Urakoze cyane. Nkuko natangiye mbivuga, Imana imuhe umugisha. Imana imuhe umugisha pe, uvuye ku mutima, kuko ndabyibuka bwa mbere tujya muri studio, reka mvuge Jehovah Jireh, ahantu twagiye muri studio bwa mbere, mu by'ukuri ubwacu twagiye dufite ubwoba. Noneho tugezeyo dusanga umuntu umenyereye cyane gukorana n'abantu banabizi. Urumva noneho abantu bagiye bafite ubwoba, twarakotoraga cyane. Wakotora noneho ntabwo ari ukumutera urubwa, yadukoreye neza, ariko nawe tukavuga ati mwarebe pese, umutima ugahita uturya. Umva umutima warandiye, namumenyereye hashize igihe, ku buryo twanakotoraga kubera ubwoba gusa. Ariko finally adukorera neza rwose, ariko yaduteye ubwoba pe, yaduteye ubwoba Mana, yaduteye ubwoba, nawe narabimubwiye inshuti yanjye. Ariko Imana iho umugisha Leopold n'igihe tuza, mwumvishe mu kanya indirimbo ndayibagirwa. Hari igihe twaziga pe tukibagirwa, hari ukuntu bibaho mu buzima, ariko Leopold mu buzima bwe aranitonda. Mbona Leopold yitonda, ni karakter afite, nagaruka ari umukristo, nta nubwo ari umukristo, ahubwo afite na karakter yo kwitonda no kwihangana bikomeye cyane. Ni ukuri no kumukurikira nawe urabyumva, uhora tumukurikira, yihanganira n'abanyantege nkeya, arabihanganira, aduha keya rwose. Hari n'igihe tuza bikatunanira bitewe n'uko twaramutse amajwi yanze, akatubwira ati nta kibazo rwose, nimutahe ejo muzagaruke byagenze neza. Hari uwakubwira turimo kuntesha igihe, mfite abantu benshi nakira, ariko Leopold ntabwo ariko bigenda, atwakira neza. Imana iguhe umugisha Leopold. Nigeze kumushimira. Dusora album ya gatatu ya kane, bankoresheje interview abanyamakuru, namushimiye adahari. Namushimiye adahari byari binshyushye n'icyo gihe kubera uko nari nabonye yitanze cyane kuri album yacu ya kane. Mushimira, sinzi wenda niba ako kantu barakabonye kace kuri YouTube, ariko mushimiye noneho turebana turi kumwe kuri kamera, abatwumva n'imbere yanyu, ndamushimiye. Imana imuhe umugisha mu izina rye. None aho ntiyita ku bagabo gusa, yokeya ntayiha abagabo bagenzi be, abamama mwebwe abakira ate?
hari abantu bagira ubwoba bwo muri studio, ni nabyiza ko bagenda bungukira hano bakanatinyuka, ariko arabishaka gukora indirimbo ikavuga iti ariko se koko nkatwe tutaragera nana twaza bamugani bakadukanga bikanarangira cyangwa tugaseba, mwega bakira ate nk'ababyeyi? Nkuko Aloyize bivuze nta tandukaniro riri hagati y'uko abakira n'uko atwakira. Atwakira neza pe kandi tukanyurwa, kubera ko urumva niyo tugeze muri studio nkuko Aloyize bivuze, hari igihe umuntu abagiye nko gutera indirimbo ukumva ijwi riranze, agatabubwira ati gerageza ntacyo usubiremo, akakubwira gake yitonze ku buryo n'ukuntu abikubwira uhita wumva wongeye kugira imbaraga, donc nawe ugahita wumva uriyizeye nawe ukagerageza, ntaga guca intege ngo yabyanze ngo ntago bishoboye n'iki, arakubwira ati ongera ugerageze nta kibazo birakunda. Bikadutera imbaraga no kuririmba iryo jwi ukumva uririmbye wirekuye, bikaba byanasohoka neza kubera ko yaguteye imbaraga. Amakorali ataratera imbere cyane akishakisha yaza agasohora indirimbo cyangwa hinjira muri studio umuntu wageze yagera nka Jehovah Jireh? Birashoboka ahubwo ni ikaze kandi cyane muri STUDIO-LEOPOLD, kuko natwe ubwo ngubwo turimo turakubwira ko yatangiranye natwe kuri album ya kabiri yitwa Iteka n'Imana, ntabwo twari dushoboye cyane. Ushingiye ku hamya deja avuze ko hari umuproducer wajyaga tubaza atari ko muri mubiki aje gukina hano muri hararipese, ariko twatangiye tutarashobora. Leopold agenda dufasha, n'Imana iradushyigikira, hamwe na Leopold bigenda neza. Ntabwo haza kwa Leopold abantu bafite aho bageze gusa n'abagitangira, ahubwo abatarageraho bagira bamwegere kurushaho abafasha. ahubwo abagitangira twabagira inama yuko bazajya baza kwa Leopold. Nyane magambo no specialiste mu gufasha abantu bari gutangira, abagitangira rwose karibu bazahinyuze barebe. Nibyo koko Leopold rubaho ikaze rwose. Yego Leopold musi nabo nibumaze byinshi kuko burya biba byiza yo ibikorwa byivugiye, kandi ibikorwa nizindirimbo zasohotse, kandi hari nabazikoze ari bo mwebwe, nabyiza karimwe muri kugira ijambo rinini. Twaririmbye ko urugamba Yesu ari uriyoboye, turakomeza tuti kuko ari uyoboye Yesu aruyoboye ndyamye mu mahoro. Yesu aracyariho, ariho rwose. Tugiye kurimba rero ariho. Ni nayo ndirimbo aheruka kudukorera, yaratunejeje cyane, by'umwihariko Jehovah Jireh byaratunejeje cyane. Yarangije mu buryo bwanyuze imitima yacu, kandi na feedback yagiye iba nziza. Imana imuhe umugisha. Indirimbo ni ndende, ntago wenda tubinayikore yose, kadufatira refrain ntacyo, niyo mbasabye dukora iriya refrain ivuga ngo ni na 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 twifuje umunezero ndyemera, ngera avuga ngo biranga, twifuje umunezero biranga rwose, ariko biranga ntibyemera byenda gusa ni sinonime y'ikindi. Nawe ushobora kuba wifuje umunezero bikanga ntibyemere, kubishakira amafaranga kuri uncle tante nande na runaka kuri muri Amerika cyangwa se Burayi bikanga, ariko hari uwo byemera. Amen, haleluya, amen. Uwo byemera ni Yesu Kristo umwana w'Imana. Ubwo rero no wo nguwo tugomba guhanga amaso. Reka turimbe hiyo refrain, ibindi uko indirimbo iri yose muzarira kuri YouTube ya Jehovah Jireh. Umunezero nibyemera, twifuje igishimo byuzuye nibyemera, ni kenshi twifuje umunezero nibyemera, twifuje igishimo byuzuye nibyemera, twashakiye mu mafaranga biranga, dushakira mu mashuri twize biranga, hari n'abageze mu miryango biranga, tukugezeho Yesu tubona biremeye, twashakiye mu mafaranga biranga, dushakira mu mashuri twize biranga, hari n'abageze mu miryango biranga, tukugezeho Yesu
urabyemeye Yesu niwe nyine ubishoboye. Haleluya. Hari umukiri umwe wo mu Bwongereza, ni n'umuhanga, ya ni economist, ariko yagezeho ararwara ajya mu bitaro, ariko afite amafaranga menshi kuri banki. Noneho ageraho yibaza ikibazo, birashoboka ko aronaho agafaranga, amafaranga afite kuri konte yose nkayamuhereza ariko akaza akaryama hano mu mwanya wanjye, donc uburwayi mfite bukamvamo bukamujyaho, ariko ntibyemera, ntibyari bushoboke. Ariko ni Yesu wenyine aho amafaranga yananiwe wagukura mu bitaro. Ni Yesu wenyine wagukura aho ngaho amafaranga adashobora, niyo mpamvu ugomba kumwizera. Iyo ndirimbo yazigiye bene data, Imana ibahe umugisha. Turigana ku musozo rero, nubuhe butumwa mwatanga? Ntabwo turiko tujya mu bindi byinshi, haba ku izindi mwumvise, yaba ku bantu bari gutekereza ko bakora indirimbo, cyane ko tugeze mu isi iri gukorana n'ikoranabuhanga cyane, aho mushobora kubwiriza abantu muri Amerika binyuze muri izi ndirimbo muririmbe hano mu Rwanda kandi mutageze muri Amerika. Ndatekereza ko muri mwe hashobora kuba nta uragera muri Amerika uko turi kumwe hano, ariko indirimbo zanyu, amajwi yanyu yagezeyo, ubutumwa bwanyu bwagezeyo. Kandi kugira ngo bihagere nuko bica nk'ibikoranabuhanga binyura mu studio bakabitunganya. Nubuhe butumwa mwatanga kugira ngo mubwire nabo ba makorari ari gutekereza kuvuga ubutumwa bwiza, havuga ati tuzagera hiriya gute, tuzagera hariya gute, ndetse no muri rusange ni iminsi turimo ya COVID-19 kwizindi mu muririmbye, nuwe butumwa mwatanga? Reka mpere kuri uyu, buri muntu wese aragira ubutumwa atanga muri dusoza. Urakoze cyane. Ubutumwa natanga kugira ngo ngire bene data ko Yesu ariho. Ndiyo. Yesu ariho muri situation zitoroshye, mu situation zitandukanye. Mu gihe hari ikibazo cya COVID, mu gihe hari uburwayi bukomeye, mu gihe hari crise zitandukanye, ariko Yesu ariho. Amen. Yesu ariho, arakora, yabasha kugutabara mu bihe bigoye, ariko kandi ni igihe nyine cy'umukristo wese akwiriye kwegera Imana, akabaza iby'iyi minsi uko bimeze, hanyuma Imana ikamukomeza. Ndababwiye ngo yewe Yesu ariho. Amen. Yesu abaho umugisha. Amen. Ntabwo ndi bujye kure y'ibyo yavuze. Icyo mvuga ngewe nuko akora. Yesu arakora, uko yari arikira n'uyu munsi niko ari. Hari ibyo twagiye tugenda dusoma muri Bibiliya yagiye akora akiri mu isi, nko guhumura impumyi, gukiza abarwayi. Uko yari arikira n'uyu munsi niko ari, ntabwo ahinduka. Nubwo twebwe abana b'abantu duhinduka rimwe na rimwe, ugasanga uko umuntu wari umuze ejo ntabwo ari kumusanze, ariko Yesu we ntahinduka. Uko yari ari n'uyu munsi niko ari. Ibyo yakoraga n'uyu munsi aracyabikora. Twebwe icy'ingenzi ni ukumwegera, tumwegere, tumubwire ibyacu, nta kintu na kimwe cyamunanira, yabikora. Yesu abaho umugisha. Ibyaba bavuze nibyo navuga, ariko reka wenda nongere ikindi kimwe. Tugeze mu gihe cy'ikoranabuhanga, ikoranabuhanga riri kwihuta cyane, rero n'ubutumwa bwiza turimo kubutanga ku ikoranabuhanga, aho nshobora kwicara hano nkabwiriza abantu 100, 200, 200, 300, kandi nicaye ndashishikariza cyane abantu bafite ibyo batanga, ubutumwa bwiza, amakorari, abaririmbye ku giti cyabo,
bikwicarana ibyo bintu aho babyicaranye Nyamasheke hirya yo za Musanze na Kigali nibahaguruka ahubwo baze bajye muri studio abantu bafashe yenda banyumva bagira ngo no gukora publicité ariko nibaze begera aba producer babakorera indirimbo babishyire kuri kamera abantu bumva ubwo butumwa bwiza bigere kure turabashishikariza rero kuza mu ma studio natwe twatangiye bigoranye tutabizi tutazi byari byo ariko byageze aho ngaho birasobanuka baza Leopold yenda sinzi niba yatanga nimero ye ya telefone akabafasha akazitunganya muri studio akabagira inama hanyuma bakazashaka n'abakameramani bagatanga ubutumwa bukagera ku isi yose birakwiriye yuko ubutumwa hari abantu baba bafite ibintu bibafasha birergiye ariko bakabafasha ari ibyabo nta hantu bigera ibyo bintu bibafasha nibabizane babishyire ku mugaragaro natwe bidufashe bifashe n'abandi yenda hari umwe byazana kuri Kristo rero abantu rwose nibashyiremo agatege woye kwicara ngo bumve yuko ari abantu biryo ngiyo oya nimuzane ibyo ngibyo Kristo yabahaye tubicishe mu ikoranabuhanga rwose riradufasha hari benshi hari bamwe bajye bavuga yuko ikoranabuhanga atari ryiza ariko ntiriba ryiza iyo urikoresheje nabi ntiriba ryiza rwose ariko iyo ubikoresheje neza wakora ibintu bikomeye cyane wari umuvuga ko tutageze muri Amerika sindagerayo ariko mbayo abaho baramamagara i Burayi baramamagara sindagerayo sezi ikirere cyaho mva isi ku isi mu bihugu byo ku isi yose njya mbona abanyandikira kandi sindagerayo hari naho nzapfa ntageze ariko kubera ibyo dukora rwose Imana yatanze ubwenge ibi byose n'ubwenge ikora muri aba producer abangaba bakora ama audio abakora ama visuel donc ubu n'ubwenge Imana igenda itanga kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza ndabashishikariza kugira ngo bakore uko bashoboye igihe kirimo kwihuta baze batunganye indirimbo zabo neza ku majwi no ku mashusho bizarushaho kugenda neza ubutumwa bugere kuri bose Imana ibaha umugisha kandi amen murakoze cyane uko rero akongera iki unaza no gusoza utanga nimero za telefone nubwo zijya zandikwa hano hasi ariko wongera unazivuga nacyo bitwaye ngira ngo ubutumwa ni ubwo ngubwo ni ubwo kubwira abantu ko batakwiye kwicarana ubutumwa bwiza nibazana ibihimbano byabo nibashakisha ukuntu ubutumwa bafite bugera ku bantu benshi turahari kugira ngo tubafashe sinuhenda urane bose yagiye kiciro kiri fix turumvikana hanyuma nimero baraza kuzibona zanditse aho hasi kuri ekara hanyuma ibishoboka byose tuzabibafasha okay urakoze cyane reka mbashimire ko mwabanye natwe mukatuba gukurikirana iki kiganiro ni inkunga ikomeye kugikurikirana kandi ndagusabye niba wumva hari cyo wungutse bikwihererana ibyo wungutse bisangize n'abandi kora share cyangwa se gusangiza ikindi aho hasi hatukura uri ukanze subscribe bivuze ngo uriyandikishije ubutaha ibiganiro bizaza uzajya uhita ubibona uzajya ubona amamenyesha cyo bita notification cyangwa se notification maze uhite kugera ako kanya reka nshimire abo twabanye ababyeyi burya umuntu wese wabyaye ari umubyeyi ntabwo ari ku bagore gusa n'ababyeyi b'abana batatu babihuriyeho bose Imana umugisha kuba mwahagarariye ko ari Jehovah Jireh kandi dushimire na ko Jehovah Jireh yose itabaye hano ariko ikaba yahabaye muri mwebwe buriya yahabaye muri mwebwe Imana ibaha umugisha abayobozi babahaye uburenganzira kugira ngo muze dufatanye bose turabashimiye cyane Imana ikomeze ibaha umugisha ngo rero twatangiye dusenga ariko dusenge n'ubundi dusengera ibi bintu twifuza ko bitaba gusa kureba ahubwo bigakora ku mitima abantu bagakizwa wewe ukije ugakomera kandi tukazagera mu ijuru tukazishimana turi mu ijuru Aloyizi watufasha usengera aba bantu yego Mana yacu mu izina rya Yesu turi imbere yawe turagushimiye cyane kubw'umurimo mwiza udukoresheje izina ryawe nirihabwa icyubahiro turagushimiye kuko watanze ubwenge turagushimiye ko ujya udushoboza kugeza ubutumwa bwiza ku bantu bakwemera Kristo
izina ryawe nirihimbazwe. Turagusabye kugira ngo ibi byose bijye bigira icyo bimara mu mitima y'abantu. Turifuza ko benshi bahindukira bagahindukirira Kristo. Turifuza ko benshi bava mu bibi barimo bagahindukirira umwami wacu Yesu Kristo. Umwami wacu Yesu Kristo twamubonyemo amahoro, twamubonyemo uburuhukiro, twamubonyemo ibyishimo, twamubonyemo umunezero, twamubonyemo byinshi ntabwo twabirondora ngo tubirangize. Niyo mpamvu dusaba kugira ngo mwami umuntu wese uzajya wumva ibingibi ndetse n'ibindi bivuga Kristo ajya ahindukira. Kandi mwami wanjye Yesu, n'abari mu rugendo tubasabiye gukomera cyane. Urakoze cyane, komeza gushyigikira abantu bawe. Icyubahiro n'ubutware no gukomera bibe byawe none n'ibihe bidashira mu izina rya Yesu. Amen. Imana umugisha, murakoze cyane. Garama Imana umugisha. Amen.